Rwanda abanyarwandakazi ndabasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana. Nkuko mumaje kubimenyera kuri kamera n'umuyobozi wa UPR Dabatabazi uzwi ku mazina ya Jetri Sylvestre, ni ishyaka riharanira ubumwe na demokarasi y'abanyarwanda. Ariko ni YouTube yanjye ku giti cyanjye iya UPR Dabatabazi irahari. Uyu munsi rero nje guca urujijo cyangwa se nje kubabwira icyo mutari muzi. Namwe ba M23 namwe nje kubabwira kuko namwe muri ibiremwa muntu, ni mwumve ni mutumva murorere, ariko muraza guhura n'ibibazo by'ubusa. Namwe nje kubabwira banyarwandakazi, namwe baturanye mwumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ntabwo iyi M23 Rwanda mugira ngo ni abanyamurenge, kuva kuri CNDP ntabwo kuri Nkunda, ntabwo ari abanyamurenge. Bwana Nkunda yari umunyajumba. Ntaganda Bosco Ntaganda ntabwo yigeze aba umunyamurenge. Ntaganda yari umunyakinigi w'umugogwe mu Ruhengeri, mu gihe kinigi w'umugogwe. Ni umunyarwanda yinjiye muri RDF. Uyu Sultani Makenga ntabwo ari umunyamurenge, ni umunyamasisi. Umuntu umwe w'umunyamurenge yari Masunzu rero kuko yari umunyamurenge ujijutse, yaje gucika ikihebe Kagame arirukanka. Ubu ndakeka ashobora kuba ari mu basirikare bungirije igisirikare gikuru cya Kongo ni Mataro wa kabiri. Ariko General Masunzu niwe munyamurenge. Muzi neza ko na FDLR yamufashije gucika, baramumenye. Abanyamurenge baba barimo baba bari hasi cyane, ahubwo abanyamurenge bari muri leta ya Kongo. Abanyamasisi Kagame yinjirira cyangwa se ibi byihebe byashimuse u Rwanda. Jewe ntabwo nareka kuvugisha ukuri uko nzi, uko mbibona. Kagame mureba ntabwo ajyana n'umugore we. Narababwiye ngo mumubwira ajyane n'umugore we. Narababwiye ngo Kagame yarapfuye, ntabwo nzabihindura kuko ndabizi ni ngiye Imana yakoresheje. Ntabivuze gucyo nabambeshye cyangwa nabambaye umunyabinyoma, kandi mbizi neza. Ariko ndabasaba ntihazagira unyanga uvuga ngo urabeshye. Yewe muzategereza igihe muzabyibonera, ariko namwe muzibaze ngo kuki atakijyana n'umugore we hanze. Umugore we yarashimutse. Impamvu rero abanyamurenge batagiye muri iyi ntambara, n'impamvu Rwabujindiri Kagame yateye intambara nyinshi, iminembwe, ndetse akabashumurira n'abafurembe no bandi, ni iyi ngiyi. Abanyamurenge burya umuntu uzi Imana usenga, nubwo yaba ari umwicanyi ari mubi, ariko ageraho umwuka w'Imana ukamuzaho, ukamwereka ko icyo ari gukora atari cyo, akagira umutima nama ariko tuwite, akumva ko ibyo ari gukora atari byiza. Ikindi afata umwanya wo gutekereza. Abanyamurenge rero ntabwo ari bose basenga, ariko baranasenga. Kandi baje kumenya ko Rwabujindiri Kagame ari umuntu waterekeraga we n'umugore we. Uzi ko umugore we yubatse inzu ya Satani y'ayo hoteli. Ari abantu babashora kugira ngo bajye mu bintu byo kurimbura ubundi bwoko. Intambara iri muri Kongo, reka nyibabwire muyisobanukirwe, musobanukirwe intambara y'ubwoko bwayo. Urabyizera byizere, utabyizera bireke, gusa biri mu mwuka. Ntabwo izi ntambara mubona ziri hano ku isi nizo za Israel, za Palestine mureba arizo mu isi y'umubiri. Yewe nizo za Ukraine ureba ntabwo ziva mu isi y'umubiri. Oya
iyi ntambara mureba ndagira ngo twibukiranye gatoya. Rwabujindiri Kagame akimara gufata akiva muri Uganda bagafata u Rwanda, bakomeje muri Kongo bakoresheje Kabila Rolande zira Kabila. Satana agwishije imvura ari arankanga ariko ntabwo ndahava, ntabwo nkanga. Ndagira ngo mbabwire bakomeza muri Angola, mwibuka ko bakomeje no mu Kongo Brazzaville muri biriya bihugu byose. Ibyo byose ngo babikoze kuko Kagame yaravuye kwimika mu kwa Satani, kwimika kwa Satani muri Illuminati, ngo ibyo bihugu ngo bibenga amatware ya Satani, ngo Satani ari we ujya ubitegeka, ariko ngo babigabire abatutsi, ngo babigabire abatutsi, ngo babitegeka kuko ngo bakorera abatutsi nabo bintagondwa, bamwe bakorera Satani. Ariyo mpamvu Rolande zira Kabila yavuze ko umugambi wabo bazanye ari ikirimbuzi. Twumvikanye, ntabwo ari abatutsi bose, hari abatutsi benshi babigendera, hari abatutsi baterekera bakorera Satani, b'abakozi ba Satani rurangiza barahiriye nk'abo ba Kagame n'ibisekuru byabo n'abandi benshi baje muzika barebe birigo bavuga ngo abantu bazabaziza amazina ngo kuko bitwa babizi Imana, ngo twizere Imana n'ayandi mazina akomeye. Ibyo rero bibananiye bakivuca umugambi, ntabwo urabizi Satani, ntabwo Satani atereka inzika. Ubwo Imana yabonye ko ari umugambi ikirimbuzi bashaka gukora, kuko Satani nta cyiza biba, imigambi yose arayisesa. Ariko igihe cyayo ntabwo kiye cyakageze cyo kuza kudutabara, ntabwo kiye cyakageze. Ibihagaritse bageze baravuga bati noneho ubu tugiye guca Kongo mo kabiri kugira ngo icyo gice nacyo kibe icya Satani. Ahubwo Imana tugira niba nuko uyu mugabo ufatanya uyu twita Gase wafataganya na Rwabujindiri cyangwa ufatanya na Rwabujindiri wapfuye, ubu yapfuye. Muzarebe n'umuhuza, muhuza aracyavuga anko muracyumva kivuga anko. Uwo muntu rero we ntabwo yasinye amasezerano na Satani, ariko nawe afite indi myuka mibi yo mu muryango. Ndavuga uwamwimitse cyangwa se uwamuhaye ubutegetsi, nawe akoresha ibindi by'abacwezi, abarangi, ibintu nk'ibyo. Ariko nta masezerano asinye na Satani kuzimu ya Illuminati. Tujye dutandukanya ari amasezerano y'ikuzimu. Hari uragenda ugatanga ubugingo ukavuga ngo ntanze miliyoni, ntanze igihugu n'ibendera ngiri, ntanze buri kimwe cy'igihugu, Satani uzagikora uko ushaka, nkigabije ngikuye mu maboko y'Imana, ngikuye mu maboko y'Abanyarwanda, ngitanze kuzimu, ngiye mu ngere perezida, igihugu ukagitanga. Ntabwo ari ugucisha, si uguterekera, nta nubwo ari ukujya kuragusa, oya, ahubwo nukugenda ugakora amasezerano na Satani, ugasinya igisinye. Bari baratanze miliyoni 7 mbere ya kiriya gitambo cy'abatutsi cyapfuye muri 1994. Ari nayo mpamvu mu ijuru udashobora kubabwira ngo irane jenoside yakorewe abatutsi mu gihugu. Ibi ndabibabwira, ntabwo Uwiteka Imana narebye ukuboko kwayo nabwo ku mugoroba nayibonye ku itariki 24 z'ukwa kane. Wagenda ngo uhagarara imbere y'Uwiteka Imana uyibwire ngo iriya ni jenoside yakorewe abatutsi, ngo ibyemere kuko izi neza ukuntu byagenze. Ibi mbabwira n'umwana wayo naza azabibabwira kuko ndabizi. Ntabwo ari ukuvuga ko batazi ko abatutsi batapfuye, ariko noneho bazi uko byagenze, ko biriya byose byaturutse kuzimu, izi ntambwe zikabigwamo. Niyo mpamvu dufite imbaraga zo guhakana, twavuga tuti iyo ntabwo ari jenoside, tuzi ko abatutsi bapfa, ariko ntabwo ari jenoside yakorewe abatutsi, ko tuzi aho byaturutse. Ntabwo rero kuvuga ngo twanga abatutsi, ntacyo dupfa nabo. Abo dupfa nabo ni intagondwa zashimuse u Rwanda n'Abanyarwanda. Naho twe ntabwo y'uperezida batubaze, ntabwo dufite ngo ntabwo twanga ubwoko, ntacyo dupfa n'ubwoko bw'Imana. M23 irarwanira agatsiko k'amabandi
na satani n'ubwami bwa satani mu buryo itazi zirangaho. Niyo mpamvu muzabona mufite imbunda za kirimbuzi, abazungu baje kubafasha, abanyamerika baje ngo kubafasha koko bazanye support ya satani. Oniri kubavugiramo gakeya, ariko kuko ibyo mukora bibi bigaragara nyine ko mukora satani, nabwo igahonda ikarya ikarumihuhaho. Ubwongereza mukabona ibihugu bikomeye biracecetse kuko biriya byose byasibye amasezerano kwa satani. Satani rero iyo ari kubarwanisha no gupfa, akunda amaraso, anywa amaraso. Mwapfa mugashira we niyo nyunguye, kuko n'aba batutsi bayizanye hara mu Rwanda, ababendagurwa ntabwo abahutu aribo benshi bari ku mihanda bandagaye bari kwicuruza, kandi nta no wanabishimiye. Ntabwo abahutu aribo benshi bari gupfira hara muri Kongo, kuko aribo satani ngo yanga ngo kuko basenga. Aya ni amakuru yo mu bwiru, uwabyumva yabisobanukirwa, ariko nanone utabishaka ntiyabisobanukirwa. Gusa byange bikunde, iyi ntambara niyo ijuru ryaragurutse, ndetse n'abanyarwanda igihe kirageze niyo gukuraho ubu butegetsi bwa Kagame n'ubwami bwa satani hano muri Afurika. Ukirukanka uri hamwe hose. Mwarabibonye muri Gabo, muri Algeria, mwabonye ko bari bangiye ngo n'abanyarwanda kujya kubayo. Iyo byose nibyo ayo mareta, ibyo byose mwabonye bigwa, byose mwabonye byari ingoma za satani zagendaga zigwa, ibyo yari imitsi. Niyo ya Israeli zagwa kora ko Netanyahu nawe n'uwe. So banyarwandakazi, umutwe w'amagambo cyangwa intego y'amagambo ninje kubabwira ngo ntabwo ari abanyamurenge izi ntambara baziteza. Utazahutaza n'umunyamurenge. Abanyamurenge bakoze ibibi byinshi mu Rwanda, bajya muri gacaca badushinja ibyaha, baratubeshyira batari mu Rwanda, bivanga mu tabera bwo mu Rwanda. Nka Muhima nimba ari uyu waburanishaga Rusesabagina, ndamwibagiwe umunyamurenge ukomeye mu Rwanda, ariko ntabwo aribo bari guteza ziriya ntambara. Aba bagogwe barinda Rwabujindiri cyangwa se barinda umuryango we, nibo bari inyuma yabyo, n'abatutsi bo mu Rwanda hirya no hino. Perezida Evariste Ndayishimiye, His Excellency, komerezaho namwe basirikari b'u Burundi. Itangazo mwavuze ni mwikwihanganira ibyihebe bya M23 byita M23 ari RDF bakoze batuninze Red Tabara barayifite mu Rwanda irahari. Hanyuma se murabangira none murashaka kugira ngo babareke, murabihangana mute kandi babahekeye impyisi. Bahetse ikirura barakibazanye, bafite gahunda yo gufata Goma bagatera u Burundi. None nibaramka binjiye mu gihugu cyanyu mutabatokumerera, muzabashobora? Ntimuzabashobora, bazaba binjiye mu gihugu, kandi bafite support y'abazungu. Ubwo butegetsi Amerika n'Ubwongereza muzi ko babarwaye. Satani ni umunyenzika, nabira bihugu bigira inzika biribagiza gusa. Seki baribagiza gusa, ntabwo ajya bivaho. Nabira bihugu rero nuko bimeze. Buriya barabizi neza ko mufitanye ibibazo. Iryo tangazo mwasohoye ni ukuri, jeshi ya Burundi na Perezida Evariste Ndayishimiye General, mwataka ibyihebe bya RDF M23 byita M23 mubirase, mudaciye muri EAC, kuko nabyo bihetse kandi byatraninze abaje kubahungabanyiriza umutekano wanyu. Nta kosa mufite. Ibihugu muri East Africa biberema ibindi bihugu byose, ugira ngo se ibyo bihugu bizaza bitegeke? Ubu se Kongo, urabona ubuyobozi bwa Kongo bari bushaka gukuraho irare, cyangwa ahubwo n'abaturage babiri inyuma. Nkuko abaturage babiri inyuma n'abazarendo bagahaguruka, ni nkuko namwe abaturage babari inyuma. Abazarendo barahagurutse bari kurwana, FARDC irahagarara. Namwe mufite abaturage, mufite support y'abaturage, kandi abimana iri ku ruhande rwabo baratsinda.
musenge kuko turarwana n'imbaraga z'ikuzimu kandi zidashobora gushoborwa n'imbaraga z'umubiri. Ntabwo byo byashoboka. Tugomba kwiragiza Imana kugira ngo dutsinde sekibi Satani. Murakoze rero, murakarama. Narinje kubabwira ngo nimubyitiranye n'abanyamurenge. Abanyamurenge barimo babari batoya ariko mubakomeye. Kereka za 96 muri ya ntambara, ariko nyuma yaho beretse Rwabujindira igihandurirwa. Baramurebye baramuga ati wewe ntabwo uri umuntu ahubwo arabica. Nawe yashutse akabarira inka kwa rukwabeje kugira ngo abakoreshe muri ibyo byose no kugira ngo abahindure baterekere barya. Satani arababwiye ngo abatutsi bose ngo nabigarurire ntibasenge ngo bamupfukamire bajye baterekera bakora ibibi, ngo nawe yarabimusezeranyije ngo abatutsi bose azabamuha bamukorera. Kumunanira rero niko nibyo. Banyarwanda banyarwandakazi, murakoze. Imana ibamugisha. Mutere y'uperida batabaza inkunga, nabwange muntera inkunga. Mutere ishyaka ry'abanyarwanda tubakubitira ibyihebe. Ni ukudutera inkunga kuko twebwe turi urubyiruko kandi dufite imbaraga ni urubyiruko. Ibindi byose mu biturekere. Turabashimiye rero. Imana ibaduhere umugisha. Imbuga za WhatsApp zirahari. Twemeze jenoside, urwo gusenga, twemeze jenoside yakorewe abahutu irahari. Amateka nyakuri wacu, twubaka umuryango n'urwo gusenga Uwiteka ingabo nyinshi. Izo mbuga turazifite. Ushaka yaza karibu. Inamba turaza kwishiramo. Murakoze cyane. Imana ibamere umugisha. Icyumweru cyiza.